ese abo ngabo bavuga ko bamwanga barabakunda bamwanga urungana iki niba baranze yago kubera udufaranga hembwa tungana gutya two kugura itabi. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka dutangire tubaha ikaze ndetse tunabashimira abakomeje kugenda bakora subscribe. Ni inkunga ikomeye cyane, ni ingabo mu bitugu, natwe tubabwira ko tuzanakomeza kubazirikana ntitubicishe irungu. Nkomeza no kwibutsa kandi abatarayikora kuba wakora subscribe, ni ingenzi kuri wowe, ni inkunga kuri twe, ni ingenzi kuri wowe kubera ko bigufasha kubona notification z'ibiganiro byiza tukugezaho. Ndakanzwe mbonye Putin aturikije ikintu. So rero mukore subscribe, share, like na comment, komeze mudutere inkunga natwe dukomeze tubaganirize. Uyu munsi wo ni ibindi baza nkubaze nanjye ntacyo mbiziho. Ibyo ntacyo ibishyashyu biharire Kararisa ukuva uyu munsi. Ibintu byose uzajya umbaza, ujye ubimbaza wemera ko witwa Kararisa, nutabyemera kwitwa Kararisa ikibazo se kubyemeye nta piki, nawe wemeza ibyo utazashobora. ngonze nirukanga igitaraganya ngo urashaka kuvuga niki cyabaye ko menyereye ko inkuru zawe udacagata. Ntabwo umwana muri icyo gihe oya da, gusa niba mbyimba igicupa cya mitsingi aka niko kananira, bashyira mu turahuri maze bakanabona ko ari sexe ku bantu muzi igicupa cya mitsingi. umeze neza mbere ya byose. Sha meze neza, umuntu umeze nabi ni Yago. Ari Yago. Ese Yago ntabwo uzi ko ngo basabe bamwisha urubozo n'abandi bantu ntazi ngo bamwisha urubozo. Ariko Yago ashaka azaba inshuti ya Nyarudindiri, kuko arya Nyarudindiri buriya yigeze ajya kwa Yagora. Ashaka azaba inshuti ya Nyarudindiri kuko ngo abantu barabasebeje bose ngo baranyigira, ariko banze kubyibagirwa koko. Kandi none se ejo bundi ntabwo wumvise ikiganiro cyiwe ngo baravuze ngo aririmba Jwigira. Reka nkubwire biriya bintu sinzi ukuntu nabyita. Ku bantu babikurikiye biriya bintu ni amatiku ngewe nkurikije uko mbibona ku giti cyanjye. Ni amatiku. Indi ubabaye se? Ninde ubabaye? Uwatatse? Reka nawe buriya abo yatakije batatse wasanga atababaye. Niyo mpamvu rero na Yago ntabwo ari we ubabaye cyane kurusha abandi, ahubwo no kuvuga ngo nuko ari we wavuze, nuko ari we uzi kwigira mwiza kurusha abo bandi, nuko ubyigira. Njye niko nabyita, kuko iyi mihanda irimo amatiku impande zombi. Brian agira ati runaka yamvuze nabi, Jihad akagira ati runaka yamvuze nabi, na Yago akagira ati runaka yamvuze nabi, Sabati bamvuga nabi, Irene ati bamvuga nabi. Uvuga ngo muri make ubundi ko bose numva bavugwa nabi, ninde ubavuga? Ninde mwiza ubavuga? Abantu yavuze rero bamwanga. Umuntu yavuze ko bamwangira, sibyo? Ese abo ngabo bavuga ko bamwanga barabakunda? Abo ngabo bavuga ko bamwanga barabakunda? Reka nkubwire umuntu ukunda nubwo yaba kwanga ntabwo ushobora gupfa kumva ko kwanga kubera ko umukunda. Ariko iyo ufite impamvu zawe umwanga, nubwo yaba atakwanga uhora wishyiramo ko kwanga.
sinshatse kuvuga ko hari abatamwanga, ntabwo nshatse kuvuga ko batamwanga, ariko nawe arabanga. Niba wumva se njye ikintu nabwira yago ni kimwe, niba Sabe okay reka tubyemere, he hate you kandi nawe you hate him back, sinzi impamvu babajwe nuka kwanga kandi nawe umwanga. None se reka nkubwire, bavuga ko ahanini icyo bapfa ari gahunda z'akazi. Yego abatumirwa, Sabe yabujije abatumirwa kujya kwa Yago akanabishyura. Yago nawe kandi abafite abandi batumirwa yabujije kujya ahandi, rimwe na rimwe we noneho ntanabishyure. Ntabwo yabikora urabizi. None se reka nkubaze, uretse umutipe bwa mbere, urugero rworoshye, uretse umuhungu bwa mbere washyize video y'inyogo ye hanze, wayifashe bwa mbere kugira ngo abantu bamenye inyogo ye, inyogo yagahita ajya kwa Yago, yongeye kugaragara ku bindi bitangazamakuru hashize igihe kingana iki? Ntabwo yari ari busy. Uko Yago yamubonaga niko n'abandi bamushakaga, ariko kubera ko Yago yari amufite mu bubasha bwe, ari we bakubitanye bwa mbere agatangira kumwereka ibitangaza, byabaye impamvu ituma inyogo ye yumva ko ubutunzi bwe n'ubukire bwe n'amahirwe byose biherereye kwa Yago. Siko bimeze rero. Iyo Yago yamubuzaga kujya muri babandi bandi bamushaka, ndabizi ko yamubuzaga. None se inyogo ye yaribuzaga? Inyogo ye yaribuzaga? None se abangabo yagavuga ko Sabe yabujije, ba Melody, ba Maji, ba Titi Brown, avuga ko yabujije kujya iwe n'abana. Ko mbikubwira ukambaza ngo inyogo ye si umuntu mukuru, Melody, Titi Brown, Amaji n'abana, ntabwo ari abagabo batunze ingo. Ehe none ntabwo bizi nyine zibaho. Esha ariko ga utekereza ariyo mpamvu ari umuntu bahisemo bakamuhurizaho ahubwo reka nkubaze, ubu niba banga Yago kubera udufaranga tungaha ahembwa kuri Yago TV show, bamwanga urungana iki niba baranze Yago kubera udufaranga ahembwa tungana gutya? Two kugura itabi gusa, tutanagura n'ibindi bintu byatari. Ntago ari nywa kandi erega ukubitse amabanga akubiyemo amajwi n'amashusho by'abandi, niko n'abandi babitse ibyawe. Njye ubundi ntabwo uzi ikintu kinshimisha kikananezeza sana, nkunda kuba babikaniye amabanga, ndabikunda cyane. Uretse se wumve kuba bayabikaniye, ndabikunda cyane. Mungiriye neza, mukomeze musaranganya amabanga yanyu. Noneho iyo batangiye gusubiranamo rero sasa, urumva iyo batangiye gusubiranamo, umwe arimo ajugunya ibanga ry'undi hariya, undi ajugunya iry'undi hariya, njye ndabikunda kuko biduha umwanya tukisekera. ukamubwira ati njye mfite ibintu byawe, undi avuga ati nanjye mfite ibyawe, twubahane tubyihorere tugende mu rugo twiryamye. Ubwo bwenge se barabufite? Ko ubwenge bwabo ari ukunya aho batema? Sibyo ejo nakubwiraga ko binera mu mateke? Ahubwo njye inama nabagira, YouTube mukorera, ariko njye abantu barananyica buri abantu bo muri iyi mihanda. Iyo murimo gupfa n'umuntu amafaranga ya YouTube mutazi nyirayo, ayo mafaranga mutazi haturuka, mutazi ubahemba. Ubundi ubu ntabwo duhembwa na shitani we? Ubundi ubu YouTube ntihembwa na shitani?
ishobora kuba ihembwa na shitani kubera ko amafaranga yivamo yose ateza umwiryane. Serize kuki beye cy'abantu Wagira ngo ni nk'ibigeragezo shitani yoherereza abantu. cy'abantu bayasangiye. Bitwaye cy'abantu bayasangiye. Nese Satani yohereje ikigeragezo. Umuntu ubonye ahuye n'ikigeragezo Satani amwoherereje uramubwira ngo bitwaye iki? Uramubwira ngo nabwire ikigeragezo ngo bitwaye iki kimwihoreye? Ariko ushobora kumufasha kugicamo no kugenda neza. Ushobora kumufasha kugicamo. Uri kubwira njyewe cyangwa abandi bantu? Njyewe se mfasha abantu guca mu bigeragezo ndi Yezu w'i Yerusalemu. Hari umuntu wakubwiye ko njye navukiye mu muvure. Akorera mu bantu. Wese yagukoreyemo none. Ngana gukoreremo umpe bitanu. Ayampa keretse utayampaye. Mwabantu mwatayampaye. Ganiya bakubwire. Uri bushimugane wa nyakwigendera. Inzira zo muri iyi mihanda umva ziranyerera ubasha guserebeka wese acamo. Ahubwo iyo urebye nabi noneho iyo uzinjiranyemo umwaka wari n'igihe ukubitana n'abagukubita jido uri kugenda ahantu hanyerera ntiwanyereye ngugwe. Ariko hari igihe ugira umwaka ugahura na za kabutindi z'amashyari bakanagukubita jido. Baze noneho umuntu ugukubita jido ahantu hanyerera. None se reka nkubwire ubundi bwo Yago ko yahoze avuga yuko ari mu bantu ba mbere bakora cyane, ko gukora cyane ari byo byongera umusaruro ushaka. Urumva niba Sabe yishyuye abantu akababuza kujya kwa Yago kubera iki Yago we atabishyura aruta ya Sabe akabajyaniwe? Kuko urumva abo bantu ntabwo barimo gukurikira, ahubwo abo bantu nta nubwo bari gukurikira umubano bafitanye n'aba banyamakuru. Barimo gukurikira amafaranga. Nawe ko avuga ko akora cyane yayatanze. Umuntu ukeneye amenye iki? None se reka mubaze, kuza muri iyi mihanda nasanze ari nko kuvuka bundi bushya. Kandi umuntu ujya kuvuka ntawe umubaza ngo ntawe umubwira ngo uze ibi n'ibi. Reka ushaka kuza nazi akoresha imbaraga ze. Urumva abandi abihorera, kuko muri iyi mihanda umuntu wese ni umugome. Kandi umuntu wese arashaka kuba mwiza, arashaka ubwiza bwo kugaragaza ku isura ye ariko butari mu mutima we, atagaragaza ku mutima we mu bikorwa bye. Rero niba wowe bishoboye injira imihanda ikunyererana userebeke, ubundi nibirangira uzagafata nk'abandi, cyangwa se nimba wararemewe kuraburiza n'ubundi uraburiza. Ni nyabagendwa se urabona ari nyabagendwa? Barimo kwicana urubozo. Ariko nka Yago niyo yicara akavuga ngo ariko nyamara uriya muhungu agira n'irondo. Agira irondo. Ni ukuri ko Imana uriya muhungu agira irondo akarere. Iteka ryose agirana n'umuntu ikibazo, iyo atazanye ngo uri hanze y'igihugu azana ngo bamwise umukonyine. Azana ngo bamwise umukonyine. Ubundi se
izina nyamukuru twese duhuriyeho muri uru Rwanda ko ari uko turi abanyarwanda, ko ari nayo sano dufitanye, yaba uva i Rwamagana, yaba uva i Kibungo, yaba uva i Remera, yaba uva Nyabugogo, yaba uva Karongi, yaba uva Rusizi, twese ko turi abanyarwanda. Ikintu kigutera kumva ko bakwise umunyamutara bikakubabaza ni igiki? Mu Mutara ntabwo ari mu Rwanda, hari ubwo ari i Goma. Mu Mutara se ni muri Katari. Afite ikihe kibazo se? Musomamo iki? Njye yago si mwanga nta nicyo mpfa nawe. Ndi no mu big energy kabisa. Ariko reka tujya tuvuga inka mu mazina yazo, imbwa mu mazina yazo, abeza mu mazina yabo n'ababi mu mazina yabo uko bari. Nta muntu ngi wabo uwo mba muzuru rya mfune yagongeye mufata nk'umuntu wakaryarya kandi ushaka kwigira mwiza, mufata nk'ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Nukuri kw'Imana kuko iteka ryose yagiranye ikibazo n'abantu aritanguranwa agakora space agatangira kuvuga uburyo abo bantu ari babi bamwanga, ariko ubundi urinde wo kwangwa n'isi yose. Niba urashaka kwita imiziki itatara no kwita ibintu mwinshi wamaze kwegera inzamura kandi kanate nta kintu kiri aho yicaye kwiga bagiye barakora kwesasa ngo noneho ikindi kibazo cya Yago afite defo, ngena namugira inama pe, ufite defo yo kwihenura itari nziza, ntukabona ishitamba ngo ute n'urwo wari wambaye. Wowe ayo mafaranga ufite ni byiza kuba uyafite, nanjye ndifuza kuyagira, ariko nanone nyuma yo kuyagira ntago nifuza kwihenura ku muntu uwo ari we wese, kuko mbere yuko nyabona nasabaga Imana kuzayabona ko sinari mbizi ko nzayabona. Urumva? Ni nkuko rana nyuma yuko uyagira uhora usaba Imana kuyahorana, ariko hari n'igihe byanga ntuyahorane. None se ubu kaba yahereye iruhande, Bulldog aramwambaye, Melody aramwambaye, Ariel Ways aramwambaye, abantu bose arabinjiriye nka buriya asubiye inyuma. Simba imwifuriza, ariko reka tubyibazeho, asubiye inyuma. Tukorada n'uwatabagwe yagenda iwabo bafite imirima bakamuha akagurisha, hahanywe nanjye. Gusa namugira inama yo kureka kwihenura kabisa, kuko ngo ariko se ubundi niba ufashije umuntu ntabwo ari inkunga wamuteraga mu buzima busanzwe ngo wibwirize uvuga uti ngiye gutanga inkunga, ngo uvuga uti nabonye Fireman, nabonye Bulldog, nabonye Riza, nabonye Gadi, izo nkunga narazibahaye. Urumva? Reka ntanga itangazo, ndabona ari bo bonyine nabonye n'abandi baze nzibahe. Iryo tangazo ubutanga ry'uko watumye umuntu afashwa cyangwa se wamufashije ni irigenda riti, riba rigiye kwamamaza iki n'iki uba wamamaje. Ni kwa gushaka kumvikanisha nyine kuri mwiza, kandi niba waramukoresheje inkuru akavuga ikibazo cye n'agahinda ke, abagukurikiye abafite imitima yumva kandi kunze bakagira icyo bamufasha, watumye bamubona baramufasha, nawe yatumye igitangazamakuru cyawe kigiraho kiva naho kigera. Kuko nkeka ko 90% abo bantu bagiye gukoresha inkuru zo gufashwa bari no mu bantu bagiye baguha inkuru zarebwe cyane. Muri uko kurebwa cyane ku izo nkuru warungutse, nawe mu bufasha yahawe yagize amahirwe ikibazo cye cyarakemutse. Kubera iki? Abantu babane bate? Bige kubana nk'abantu, bareke kubana nk'inyamaswa. Warangiza nguri sinzi nguri intare, nguri umwana w'intare, nguri umwana w'inkotanyi. Nta mwana w'inkotanyi ugira amatiku, nta mwana w'intare ugira amatiku, ntawuba. Ntago uwo mwanya wowe ufite wo kujugunya wo kuvuga amatiku n'ibintu bitagira icyo byubaka ku banyarwanda cyangwa se ku muntu uwo ari we wese
ubasha kumva ururimi uvuga ntago uri intare mu gihe bimeze gutyo ntago uri intare ni agatare gatoya cyangwa ni agahene ntago nzi icyo ari cyo Liza ni umuntu gusa ugenda Liza Hmm. abakozi cyane rero kugira inama abantu nk'uko bisanzwe iteka hanyuma bajya tugushimire mukanda kuba bya bitanu byawe ga wabimpereje ntabwo bifite mu ntoki kuri iyo telefone gukoresha sawa ubwo se ushatse kugira ngo ubwire abantu yuko nta mikoro dufite iyo telefone twaguriye rimwe ushatse kunteza abantu ubwo se twaguriye rimwe sha ntawamenya ariko bizaza bizaza nta kundi biza abakozi cyane rero sha ariko hanze aha hari umukobwa witwa Jessica wigize nabi nawe henze hehe hanze aha muri iyi mihanda umukobwa w'inzobe w'inyinya nawe amaze kwigira intyoza mu kuvuga